mama ari he koko? Mama nari mukumbuye ubu nawe yarambuze. Sungu koko mama ari. Sungu mama se yahangayitse. Hano wari waragiye. Mama nari mukumbuye. Nose wari waragiye mwana we. Ngaye cyane muri. Wari waragiye neza. Nyine mpamvu ko ibintu bimeze. Nenda yagiye ku nshuti yanjye nyine yari yararwaye biba ngombwa yuko ngenda nyine itaraganya nakubwiye. Anje. Ame mama. Ngwino hano. Aya matungo amaze igihe kingana cy'atatu. Nasa ngenda bisomba nagiye ku ishuri. Wagiye ku ishuri ku buryo uva ntuza gukora. Ntuza ngo urebe amatungo uzi ko amatungo aratugaburira. Nasa kwitunga ngenda. Ndakubwira ngo jya kwahira gira kubavu. Mwana we kamubwira ukagenda utambwira ko kugiye gusura inshuti yawe. Maragari yarwaye. Ahubwo se arumeze. Ntabwo warwaye ariko. Umva uwo mukobwa w'inshuti yanjye yari yararwaye yari ari mu bitaro kandi yaramamagaye ndangenda. Ko kanya. Nyine umbabarire mama. Reka mubwire maramatsiko ndakwinginze inkuru nari narumvishe niyo. Wari warashatse kare. Jewe uri kumbeshya. Ma urumva nakubeshya. Sha mwana uraba utari kumbeshya. Numvishije yuko wari warashatse. Nubwo nanakubeshyura nabizi. Urambwiza ukuri cyane. Ibintu cy'icyumweru cyose nari. Sema ko mbona wifashe gutyo ntabwo mbona. Iborere mwana. Banze nyihera amazi. Kambe nyakuzane. Ariko mana nyagasani ndagira abana birwa bantesha umutwe ngira birwa bansakuriza ku ruzi aho nabaheko amahoro waruje kunsura narimba sureje kureba nuko amatungo ameze. Yewe amatungo ameze neza nta kibazo. Moze ndi kuyagaburira. Ndabibona use. Urarumye n'abana kwahira basi. Urarone turebe ko yazamuka akegera hejuru. Buriya kugaburira amatungo bituma nyira akura neza akazamuka neza reka nawe rwose kankirira. Oya nibyo buriya kuko meza kwita ku matungo yanjye niko nanjye nzagenda muzamura umushahara. Arasaba kuko nise ko biri gukura cyane. Ntabwo nishashi yo nazi ibyaye. Buriya ushabundi yararwaye inzoka nyinshi. Iyi rero kuko itari yagize. Kuko itari yarwaye nta kinini nayihaye. Ariko byose nyine nayo ndaje nigurira ikinini. Yego ko mu minsi mirinde uraza kuziyoberwa zose urayuzagaruka usanga zikimeze ukungu. Ego ingurube zanjye uzigaburiye. Ubundi by'amafaranga byo nugira ikibazo. Akizanyongera n'umushahara. Yewe ntabwo ntikurana ubushake w'amafaranga aho nugira ikibazo kandi ugerageza uzikorere n'amasuku. Ibyo byo urabizi si ngombwa kurimba. Amasuku rero ubu ngubu nanjye nagize imirimo myinshi. Sigaye nanjye mba nyine mu turimo nk'utwo nkaza nkahira abana baba bagiye ku mashuri. Biba bigoye ariko abana b'inshi n'amazi. Niba uzanyongera n'umushahara niko twavuze yuko uzabona ikiganara. Ntabwo uriya ati ishasha yanjye nibwagura nta cyo nzakigura.
ariko icyo musaba nuko ingurube zanjye zitazicwa n'inzara. kwicwa n'inzara byo ntabwo birimo, naje nigurire n'ikinini ubundi zirakura neza humura, dore zatangiye no gukura, nawe urabibona uko wazizanye ntabwo ariko kimeze, ndabona zegeye hejuru nko mu cyumweru kiri imbere cyangwa bibiri. Yego ko mana uzaza uzirebe uzireberwa rwose komeza, ndabona isekurume yanjye imeze neza. Ikindi kandi ngo wabizi ko amatariki yawe yo guhemberwaho uri kugenda yegereza, rero gerageza nanjye muri iyi minsi simari ntabwo nzaza hano kenshi, ibintu byose uzabyihagarike neza. Muri iyi minsi nari ndi gukorera ahantu yewe uzi ko ubwatsi bantu mbabarire kuba mbeshye mama, usunguye koko, ariko ni nanjye wabiteye, ninjye wahakana uriya muhungu yuko natamukunda, ariko nyine mama nawe mbabarire, niyo mpamvu mbabarire, ntabwo natuma mama wanjye yahangayika kubera njyewe. Ese papa yaratashye? ntabwo arataha. Kuva cyagiye yagwa amafaranga y'ishuri. Ubwo se azaza ryari? Nanjye ntabwo mbizi, sinzi n'amakuru ye, ntabwo aza ibyo bintu biganisha be. Ariko mama umubaze kuzitaho byo nibyo, kandi urabona ko nawe uri kuzitaho uzane nuko se ni yewe mwana urakoze mu twatsi. Iyi nawe ni uwanjye, akoze nta no kumenya ubwenge ngo usuze abantu usanze hano. Usigaye n'umwana wawe ikindi kwihuta bitesha. Yewe ngaho genda dukomeze kujya ku matungo. Ntabwo turi kumwe, reka ngende. Imana ikurinde, ubu natwe tugiye kubona ku matungo yawe. Nako ntayazi nawe cyangwa wasanye na tora kuranga kandi ujya kubihungura unabijyana kubishera. urabona kandi umukanya urazutse ko mama igikoma sari ziravuba toragura kandi ubuso bugasiho ariho ibiryo nguhaye kubigaya wowe ibiryo byago ari ibiryo byago nkubashye imbere y'uriya muyobozi kubera ko yamaye amatungo gutwara aya matungo yoroye gusa ko amatungo umuntu yagurisha akaryamo n'inyama akabona we ntawe utunze n'iki ko nta n'ikintu kubyara nawe ukarera wajya no kureba ukareba ibyana bitari ibyawe n'agahomamunwa gusa nta kaga. Nanjye nararumvise naragendesheje akugura aho utarabisoza ariko ugiye kubaza kiravaga ngo ngino hano ngufashe. Tarasanye baza mwana we se buri ukimara kumva ibyo ubaye yuko nashatse wabyitwayemo wumvishe umeze. numvishije mbaye nk'umusazi, uzi ko nari ngiye no gutoragura amashashi. Ntabwo byakubabaje? Umbabaza se gusa. Nihangane, abantu baravuga, ariko gusa icy'ingenzi ni uko turi kumwe, nta n'ubwo uzongera kumbura aha ngaha guhera uyu munsi. Halo. Yego n'ingero. Wa muntu twavuganye yambwira ko ashaka ikibwana cy'ingurube. Ni ngewe komeza ntago wayobye rwose naho ngaho. Manuka ko gahanda ahantu hari igipangu cy'umutuku, manuka ureba ibumoso itureba urahita umbona. Ako ndaje turahita tuhahurira. Komeza umanuke ndaje duhure.
kubona Anje rwose we na mukase batameranye neza kandi umva cyo nkundira umutwe wanjye ugira ibitekerezo ngomba kumufata nkamwigisha kunywa biriya biyobyabwenge maze akava mu gahinda bari kwa mukase akaza tukishimana ndabizi nanywaho rimwe azahita yumva ko ariho ubuzima bwibereye ngomba kubikora kandi neza sinjya ntsindwa ngiye ngomba kubikora bamwibariza abana bamufashe nyine uranyihanganira ngiye kubaza ariko sinizere ko nakugora oya nta kibazo nyine yandi kubaza ngo tuvuganye biye ngo umudugudu ufite ibwana bw'inguge n'ibitekerezo n'ifaranga mudugudu njye twavugana se ni wowe ni njyewe nta rwose ubwo twari tubisikanye twavugana tugere ni hagana heza ni hano imbere ntabwo ari kure minota 5 turaba tugezeyo nta kibazo kabisa ariko mwana kurera abana batera bawe n'ishyano koko ubu se aya matungo y'abandi yishwe n'inzara ubu ngubu koko nyirayo naza ubazampemba ubu se ko twari twavuganye ko azampa ikibwana kimwe nanjye nkatunga nk'abandi aba bana bazankorera ishyano aba bana ni ishyano rwose mwirire ma mwirire ako se mana yanjye uyu muntu utangiye kumamagarira umwana mwaya masaha arumva ashaka iki ko wowe uzi uko bamubaza Anje uri uko bamushaka kuncurura aho ngaho manze mubaza Anje ngwino hano ugere ko kuri umuntu muziranye hatazagira n'abanyinjira ako jya wihuta wabigenda nkaho utari utaje kunshukira umwana uko ndi wambaye izo mini ubundi zimenure nizo ku ishuri arizi iyi niyo viziyo zimenure nizo ku ishuri babatoza ntuzongeye kuza kundebera umwana wambaye ubwo gusa mbona mama wawe bavuga nabi kuriya wowe mumeranye neza shangira mama nta kibazo kumeranya neza rwose birya kandi njya numva amakuru mu bana twigana baba bambwira ngo mama wagufata nabi cyangwa ashaka guteye ubwoba kugira ngo azabigira uwo ubibwira kuri njyewe nabimbwiye nabigira ibanga nta muntu nabibwira kuhinze ntuzajya araza kubikira ibanga rwose ntabizi ko turi inshuti bigaragara ko ufite agahinda ntujya wishimana n'abandi bana niyo bari gukina wowe uhora wigunze nyine mba nabibonye ariko nyine nuko nashaka kugira ngo mbikubaze cyane akubwira ko niyo antumye ubwatsi abembwira nk'ubita niyo ambwira ngo mbase nanakubonye byose ibintu byose ambwira nanjye natajya mbwira nta kintu ubu nagufasha ni ukubwira ngo ihangane gusa ariko kamugire inama urureba nanjye ntabwo ari ukuvuga ko mpora nishimye naho ubundi se cyangwa nyinshi izuba rinameze nabi nta bwatsi buri kuboneka neza izuba ryarakaze
ushashije no kugenda imisozi. iyi ngiyi ni ishashi ubundi ni igikoma iyi sekurume yayo ishashi sekuru igikura cyane ni nk'iki iyi ngiyi ni ikura cyane urabona ishashi kugira ngo ikure biba bigoye kubera ko ishashi iragwagura ariko sekurume yaje urabona irakura cyane ahubwo kurenza urugero kubera ubwatsi irimo kurya muri iyi minsi agenda atwara iyi ngiyi ntabwo iri Anje, iyi ni washimye Anje, karame. Zana utwatsi tw'aya matungo bayatwara amazi ataza kuva mu muhanda ngo twagaburire. ubu ni ibi ngibi ajya washimye rero we nyakubahwa gukora amafaranga igihumbi Ariko Anje, nta no kwihaka banga koko naho abashyitsi bazi wa mwana urananiye. niyo make Genda afite, genda. ingurube nabaguze 40 reka 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 nakubwira ingurube yakuze gutya 40,000 nari nkeneye ku kiranguzo kubera ko inshuti yanjye utambeye uri amafaranga angahe reka mubwire ukuri ntitwabashe nabi ingurube ugiye kumpa amafaranga 65,000 nakubeshye nanjye imisimbi kuri noteri utabona ntabwo bishoboka nzi gusa nk'uguhera umuntu ko twabanye uciye amafaranga makeya utandatu impamvu telefone ase turabona umunani rwose aho wampaye Bakize nubwo muri amafaranga abantu b'abagabo. Ureke bakize nubwo muri abantu b'abagabo. amadadi y'ingurube zanjye ntabwo kishyuye cyane uri akazi ushinzwe kanivuganire n'umukire wanjye gusa njye reka nkwereke ni kubwira amafaranga nyuma no kutayama bimarira gukunda kumereza amafaranga 50,000 iyo utabima twigire mu isoko nawe unafata ingurube zanjye wose iyo utama 50,000 sha boss wigendere ntabwo byakunda ntabwo byakunda amafaranga ubwo nakubwiye ntayo niba tuhanirana wigendere akora ubutumwa ngo nafata ingurube maze imyaka 3 nyitaho ngo gitangire amafaranga 49,000 sha boss jya kurebera hano ntabwo ingurube yanjye nayo gukora ayo mafaranga bari twabaye nawe ariko nawe ikibazo ntabwo wumvikana ikibazo urakoze yenda uzigera ku isoko nta kundi None se biciyemo. ese cya boss bikigiye kubona namubwira amafaranga umubwiye menshi Buriya ntanesheje amahirwe ntagiye gutuma utamenda kandi uhabura iminsi ugendera. nyese mva mu kazi saa sita nageze Byumvikaneho neza nyamara mwumvikane. Nembe dore ndanikeneye ubukene buranyishe nirwa mwaya matungo nkabura uko njya gukora utundi turimo ubukene buranyishe pe urebe uko bigenza mwumvikane buriya mwapfagaga umugabo uri inote y'igihumbi kugira ngo atware ingurube buriya nawe wagira ngo yabayizi utari umucuruzi iby'ingurube ko ntacyo ubizi wowe ushyize mu gaciro iyi ngurube ihagaze amafaranga angahe ku isoko Wenge ndabizi bitewe n'uburyo mvunika njye nanayikugurisha bitewe n'uburyo navunika ahubwo wari ukubwiye make ntabwo rwose iyo mvuga ntabwo yarari burenze njye atamaye ibiciro gusa nakugari Sharuka nisubire mu kazi turakora akazi kawe turi ngaho mugende yego Imana ibarinde yego nanjye reka nsigaye mwaya matungo yanjye reba ko yakura neza ariko nyenzi ibintu ntabwo nzi ikintu nakurangira kandi ukazabaho wishimye ugahora wishimye yanagutuka wowe ukaba wishimye ntubabare ugahora wishimye icyo kintu teguye kucyumva kimbwira akantu rero iyo ukanyweye umubabaro wose uhita wibagirwa ugasebanwa mu bwonko nyine ugahita uba mushyashya bagutukaho kumva ko ahubwo bari kukubwira neza se ntabwo
nyemerera ko usaza tugasangira Ibiryo se? ntabwo ari ibiryo Ni ibiryo se bakuru? ni akantu uzakanywaho gusa uzanywaho rimwe nunywaho rimwe bizatuma uhora unywaho uzahita unamenya n'uko kitwa se nagaki nazi mbeze neza ko ibintu byose utazi wowe mbere hari ibyo utazi tuba twaragutanze kubimenya ariko iyo nzakwigisha uburyo bakanywa wigisha uburyo kumva uzaza wumva wibereye mu yindi si bwa nanjye niko nshaka ahubwo duhana umunsi njye ntabwo nagaruka hano iwanyu nje kuko mama wa none uramukasa abibonye aka nakabona mvuga nzaguta no muri wese sinzi ukuntu yabigenza sinzi ikibazo njye turahana gahunda y'ahantu tuzaduhurira kuko haba hari n'abandi bana hari n'abahungu benshi nyine haba hari ikirori iyo unyweye uhita mwikorera ikirori ntabe utari kurya wowe tubona nyine habaye show ariko ntabwo uzaza uza wambaye ibi bipantaro byawe ese uri umuhungu cyangwa gusa kwambara gutya bitwaye iki kugenda se ukanywa niba ari ukunywa niba ari ukurya niba ari ukunywa iki si ukugenda nyine ukanywa ukitahira oya wowe nzagusirimura niba nta n'ibyango ugera nzaza nkutiza ugomba kuza wambaye neza nyine usa nk'abakobwa ese uzajya unywa ako kantu ugende wiyambariye nk'umushumba ibi byenda by'abashumba ugomba kubisiga hano ubu se nk'ubu ngubu mama buri munsi ahora hano abyira biriya sinzi nuko bagira biriya bintu nyine nk'ubu ngubu abonye nsonse nambaye noneho wabona uzaza uva iwanyu wambaye ipantaro cyangwa wambaye igikanzu kigera hano uzaza uvuga ko ugiye guhura n'abana mwigana mama ntabwo yabye njyewe nzaza nza mvuge ko tica avuze ngo tugende aragushaka yumva ko ari tica nzabyemera ugisohoka igipangu uzaza uhita ukuramo ibyo byenda ubihishe aho ngaho inyuma y'igipangu cy'iwanyu yewe nkwambika utwenda twiza tugezweho maze twigendere kwinywera ku kantu nyine nawe uzakamenya numara kugerayo shaka ngo yerekeze biriya ubwo ibyo nyine nibyo byari binzanye wirirwe bose dupfa amafaranga inoti ya 900 hejuru cyabonetse ariko ntarebera bimeze bite ubu uri kurabura mujama cyane se ibibwana by'imbwa ibibwana se ni iby'imbwa iby'ingurube nawe urashaje imyaka ikubanye myinshi neza mpamvu kujya yari haruguru kuri botike nawe nari mpamvu ariko we wabitamuje genda ugiye kuri botike nanjye akaba ahubwo se wowe kwirenze oya ngiye guhahira haraye papa muto ugenda morokora gukiza ariko warapfanze nari uko kigusura gusa akazi uwo muntu abana mu ugura inshuti utanansura nzahega umunsi nze kugusura